Hello, muraho neza mbaye ikaze bakunzi ba Claire, abantu mukunda guteka, mukunda kurya neza by'akarusho. Uyu munsi tugiye guteka imboga zidasanzwe, benshi mureba ushobora kuba utaranazirya mu buzima bwawe. Wigeze uryaho amashayote? Sinzi niba hari irindi zina rihari abantu baryita, ariko nzizi nk'amashayote zirimo mu mboga tukiri abana tutashakaga kurya, kandi buriya buri mboga iyo ari yo yose iba ifite akamaro gatandukanye n'ak'izindi mboga. Intungamubiri ziri muri epinari, ziri muri dodo, ziri mu mashu, ziri mu miteja, ziri muri courgette, muri brocoli, usanga hari zo zihuriyemo ariko zikagira n'umwihariko. Niyo mpamvu ari byiza guhora urya imboga zitandukanye, uhora urya imboga zimwe winjiza intungamubiri zimwe. Rero mu mboga ushobora kuba umaze imyaka myinshi utarya, wenda unavuga ngo ntabwo ubifite, bishobora kuba ubiteka nabi cyangwa uvuga bya bintu ntabwo ushaka no kubitesitinga, ugasanga ntushaka no kubishyira mu kanwa kawe. Reka nkore ukuntu wateka shayote kandi zikaryoha, ariko ukazifatanya n'izindi mboga ziri zonyine, ntabwo zaryoha. Turashyiramo karoti, dushiremo intoryi, turashyiramo ndetse n'isambaza zikawushije. Ushobora gushyiramo isambaza mbisi uko wabishaka, nta kibazo, ariko noneho nubiteka gutya uzabikunda. Ishobora kuba isosi nziza, ukayirisha ubugari, ukayirisha umuceri, ukayirisha kawunga, class. Reka nkore ukuntu wabigenza, nkwereke nuko wategura isosi yawe cyangwa se imboga zawe za shayote mu kanya gatoya. Turakoresha karoti 3, dukoresha ibitunguru, njya nkunda ibitunguru byinshi bituma n'isosi ifata, ibitunguru 2, dukoreshe poivro 1 n'amashayote 2 ndetse n'intoryi. Mu birungo ndakoresha tungurusumu, cloves 4, ndakoresha onga. Onga ni nziza cyane, onga mu birungo ntari kubura ku meza yanjye muri iyi minsi, onga irimo cyane. Najyaga nyitinya kuko ntarayitesitinga, burya ntukajya utinya ikintu utararya. Aho natangiye kuyirira, iyo nkoze isosi sinshobora kuramo onga. Onga ni ingenzi cyane. Ko ari isosi y'umutuku, ndakenera na adija, na magi 1. Ukuntu rero nabanje kubihata, nabizihase, ukatamo 2, hagati haba harimo umutima umeze nk'ikibuto cya avoka, uhita ugikuramo gutya, ugakata n'iruhande kuko haba hakomeye. Kino kintu kiba gikomeye ukagikuramo kuko ntabwo uba ukeneye kukirya. Wamara kubona pariti ikomeye ukuyikuyemo, none ugakata utuntu duto dutoya, ntabwo ukata ibintu binini. Akaba ari utuntu dutoya gutya. Iri mu bwoko bw'amakorujete, n'ubundi izi mboga ziba ziri mu bwoko bw'amakorujete. Ubwo niba utarya korujete, ntuzigere ugerageza ibishayote, ntabwo wabikunda. Ariko niba usanzwe urya iza korujete, wayirya nta kibazo, waziteka ukazikunda. Intoryi nazo ndashaka kugira ngo nkate ibingana n'udushayote nakase, ndakata naho dutoya gutya. Abantu rwose nabinye mwarampaye advice ngo njye mpata, igishishwa cy'intoryi si cyiza, none ko bavuga ko n'imbuto zacyo atari nziza. Nta kintu cyiza kiriho, ahubwo tujye turya tunivure. Wowe ngewe nkunda kutazihata, wumva ukeneye kuzihata nta kibazo wazihata. Karoti 3 dukate nazo zifite forume imwe nk'iya bya bintu byose twakase. Zishyire ku ruhande. Ibitunguru nabyo ni ugukata bisanzwe. Udakunda ibitunguru byinshi wateka ibyo ushoboye, ubwo wateka kimwe. Ngewe nkunda ibitunguru byinshi, numva aribyo biryoshye ibyo kurya.
Tumaze gukora mise en place, tumaze gutegura, ubundi nicyo kintu cya mbere kivuna umutetsi. Maze gutegura mise en place, ugiye guteka. Turacana, turashyiramo ibiyiko bitatu by'amavuta, bitatu, ubundi ducane tureke ashye. Noneho ndahera ku ntoryi zose. Aho ubundi amavuta ntabwo wanzaga amavuta yareka ashye cyane. Dushizemo intoryi, nzishiriyemo icyarimwe n'amashayote, kuko amashayote nayo arakomera. Karoti ndazishiramo mu kanya, ntabwo nkunda karoti zihiye cyane zisaye. Bya bintu nyavuga ngo ntuyahishe neza, amashayote agomba gushya gahwana. Ntabwo ari kwanga za mboga ngo noneho ngo urya ngo ziri hafi cooked, oya, zo zigomba gushya bya nyabyo. Urabona noneho imboga zisa nkaho zihiye, akaba aribwo zimeze gutya. Nibwo nshizemo karoti. Karoti ntabwo nkunda zihiye cyane. Ushobora gushyiramo umunyu, kuko ndashaka ko intoryi ziza kuza kuba zifite gakeya ka kandi kugira ngo intoryi zitaza kuza gushya zitarimo akunyu na gakeya. Nyuma rero y'iminota nk'itatu nshizemo karoti, nubwo amavuta ntayo ariko ariyo nashyizemo, ndashyiramo ibitunguru. Noneho neza mbiteke nabyo bishye. Ubishaka kubona amavuta yakamyemo wakongeramo yandi, ariko sinkunda guteka ndya amavuta menshi. Abiteka ahubwo wakubona bifashe munsi ugashyiramo utuzi, kuko iyo ari imboga zinywa amazi ukomeza kongeramo amavuta, nako iyo ari imboga zinywa amavuta ukomeza kongeramo amavuta, tugizagugira gutyo utuzi dukeya ku kiyiko, akaba ariyo uzitekesha. Atari ibyo washyize ukarangishije n'ibiyiko 10 by'amavuta. Ubu nta yandi mavuta nongeramo, ndagashyiramo utuzi. Dushiremo agatungurusumu hagati. Impamvu gashyize gutya no kugira ngo gashye. Sinkunda tungurusumu mbisi, mana yanjye, sinjya nyihanganira. None ateka uzi kuri bungaburire, ntuzigere umpa tungurusumu mbisi. Nshaka buto buto, ukayikaranga igashya. Ngashyira ahangaha iminota nk'ingahe karaba gahiye. Ibyo gushyiraho gutya hejuru ntabwo naho ndi siri ko yakoze mu mavuta, cyangwa se yafashe irangi, yahumye neza. Wakubona byafashe hasi kubera tungurusumu zifata hasi, ugafata amazi akayiko kamwe gutyo, ntabyo komeza kongeramo amavuta. Washize gutetse amavuta menshi cyane. None nibwo ngiye kongeramo bya birungo. Mu birungo rero ngiye gushyiramo, reka mbibereke neza. Mu birungo ngiye gushyiramo harimo black pepper, harimo paprika, harimo onga. Iyi ngiyi ni hadija, iyi ni magi imwe, iki ni ikiyiko kimwe kinini cya royco sauce, cyangwa se royco mix, cyangwa se ukaba washyiramo twa dushashi 2 dutoya. Byose ndabishyiriramo icyarimwe ku muriro mukeya. Bijya kugaragura. Noneho mbone gushyiramo inyanya. Ushaka ko uturungo tuba tukumva. Urabona icyiza cya bino birungo ko iyo ushatse ugashyiramo gutya, uhita ubona ushaka kurya imboga zumutse, bituma zitanga ubona wagira ngo washyizemo inyanya kandi zikaba ziryoshye. Buriya ari nko ku muceri ufite isosi, wazigabura gutya. Ubu noneho nyuma y'iminota 2, umunota umwe, nibwo ngiye gushyiramo inyanya sasa. Izi mboga ushatse rwose watezereza ku muceri, ubwo utashaka kuzareba ukuntu wabikora udashyizemo inyanya, ushyizemo ibirungo gusa. Shyiramo utundi tuzi nka rushe 2, ukazireka zikabiraho kugira ngo ibirungo bishye, ubundi ugahita warura. Ko umuceri ufite isosi, umuntu yaba ariye neza. Gutya nibwo ngiye gushyiramo inyanya.
inyanya naseye, tugiye gupfundikira tureke inyanya zishye neza. Gushyiramo bay leaf ebyiri kugira ngo zihumura neza. Burya amafi cyangwa inyama washyiramo bay leaf nta kibazo. Reka turebe uko imboga zimeze, kubera ko ziba zigashobora gushirira hasi, tugaragure uko zimeze. Nta nubwo ndi bukoreshe isosi tomate uyu munsi, n'inyanya gusa n'uturungo. Aha niho tugiye gushyiramo ikiyiko kimwe cya soya sauce dark kinini, kubera ko nta nkunda isosi y'umutuku. Tumaze kubimenya ari isosi y'umutuku iteka ryose nshyiramo ikiyiko cya soya sauce dark kugira ngo bihindure akabara bise nkaho byijima. Isosi biryoshye, rero ukuntu bihita bihinduka neza. Ariko abantu bakunda ibintu bitandukanye, ukunda umutuku warekera kuriya. Aha rero ngiye gushyiramo isambaza. Ushobora guhitamo kuzica imitwe cyangwa se ukayirekeraho, ngiye nta kintu biba bintwaye, mbishyiriramo byose. Noneho ku muriro mukeya nkazitekana n'inyanya n'isambaza iminota byibuze itanu kugira ngo zasambaza zinjiremo ibirungo, mbese bihwane, mbone gushyiramo amazi. Byibuze iminota 5 ku muriro muke, apana ku muriro mwinshi. Ukuntu bimeze byahita bishirira kamera, ubona ko ziroroshye. Ku muriro muke iminota 5, ndashyiramo ibikombe 3 ko ndashaka isosi 2 n'igice. Ndashaka isosi ifashe ariko itari nyinshi cyane, ntabwo uyu munsi igaburira abantu benshi. Birahagije, ngiye kwireka ibire ishye neza. Abantu bakunda ubunyobwa n'ubundi wabushyiramo, ariko ntawe ushaka kurya ubunyobwa uyu munsi. Ikintu cya nyuma tugiye gukora, turafata ikiyiko kimwe cya cornstarch cyangwa cornflour. Ntabwo ari ifarini, nta nubwo ari akawunga, bayita cornstarch cyangwa cornflour. Ituma isosi ifata, ushyiremo utuzi dukeya uvange, kandi iyo ushyizemo byinshi nanone biba ari bibi. Mujya mukunda kubibona mu maresitora aciriritse ukuntu babikora nabi, ukabona gashobora ko twivanze twose nta dupfundo dusigayemo. Ubivanga mu mazi akonje, amazi make akonje. Dushyiremo mu isosi, tureke ikomeze ishye. Ni byiza kuyireka igashya, isosi ikikubwira ko yahiye, hejuru nta furo riba rigihari, n'impumuro yayo wumva ukuntu iri guhumura. Buriya intoryi nazo zifatisha isosi, washyiraho na karoti. Nuko isosi irahiye, tugiye kurisha. Reka duteke uburisho, turya mu kanya, amasosi gafashe byiza. Wow. Wow. Tugiye kurya neza. Agasenda murabizi ko ndakemera bikomeye, nubwo mba natetse urusenda aho ngomba kongeramo agasenda nko mu bishyimbo. Dushimira Imana adaha amafunguro dutesitinge. Amen. Wow, wanze ukavanga akarabye.
abantu murisha ubugari amakanya ndabashuhuje ngewe ibyo ntabwo byavamo fre congolais. Biraryoshye di. none udushyimbo twumutse ku bugari sawa cyane. reka numve noneho bya shayote bimeze nka courgette. Uzi ko nayo bimaze imyaka myinshi ntabwo zirya nko muri primaire, myinshi cyane pe. Ziraryoshye rero, reka tujye duhindura ibyo kurya, turye n'ibyo dusanzwe tubona n'ibyo tutabona. Tuzateka n'isogo, duteke n'isogi twumve ukuntu zimeze. Isogi zose ndanazirya. Ndabakunda cyane, reka amashimire abakunzi ba Claire Mbabazi ukuntu wateka amashayote kandi bikaryoha. Mukomeze mukore like, mukomeze mukore subscribe, ndabakunda cyane. Kuvuga ntibinaniye kubera uburyohe. Ndabakunda cyane, dusubira ubutaha. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza. Reka ndye nisanzuye. Bye 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 bye.